course ngomba kwitonda, abageni baritonda. Igifunguzo gisigaye hagati ya Goreta ariwe Ines na Afia Yvonne cyangwa se Nyabitanga. Ndapfuye bose ndakibasigiye. Ketchup we namuha 7. Bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri rino hino mu gihugu, by'umwihariko mwe mwakunze filime Ikiriyo cy'urukundo, namwe mwakunze Darkness of Christmas, mwagiye mubibonamo uyu mukobwa tuganira ijoro akiri umukobwa, ariko buri buce mu gitondo cyangwa se ku munsi w'ejo mu kigande baravuga ngo agiye gushwegwa. Bavango Nabyo yashwegwa mu kigande. Tubaramutse basebo n'abanyabunaye tubagaranyo mu manyi ture Rwanda, abarundi namwe turabakunda, abakongomani turabakunda. Bimeze bite? ni sawa. Ni sawa. Ko witondeze. Of course ngomba kwitonda, abageni baritonda. Umugeni. Yego. Ijorana n'umugabo. Cyangwa n'ejo hazaza. Uyu utaza kuvuga bya bigambo bya. Mumeze mute? Turaho. Tangira tubwira wibwira abantu baduteze amatwi kuri uyu munsi wa none, ubundi uri muntu kingiye nkuze nka Badine. Njyewe ndi umuntu usanzwe nitwa Justine, I know utuje. Ndi umukinnyi wa filime Ikiriyo cy'urukundo, Darkness of Christmas, zica kuri Iris Rwanda TV. Ufashe icyemezo cyo kuba umugore, ati bye bye urungano musigara aho ngaho muri ingaragu n'ingarama kirambi, nge wondagaragiwe. Yego. Umugabo witwa Twahirwa. Iri joro umunsi wa none tgusanze muri gushutinga amafoto yandi abantu bashutinga bitegura gusezera iki? Single life. Single life. Wayibayemo ze? Of course. Niki kintu cyagushimishije ukiri umukobwa uzirikana ukavuga uti wow, iki kintu nkiri umukobwa nakinyuzemo n'ungitekereza nkumva ndishimye? Ikintu navuga cyanshimishije kandi na n'ubu cyanshimishije no kwinjoyinga ubuzima bwo gusingiza Imana. Watangiye gukina filime uba mu karere ka Musanze, uyu munsi wa none wisanze i Kigali ari naho ugiye gushingirwa. Gerageza kwereka amarangamutima ari ku mutima wawe kuri iri joro ndetse n'umunsi w'ejo, tubwire muri make. Natangiye gukina nyine mbi Musanze, ubu ngubu nkina ndi i Kigali, ariko ndishimye cyane, ndashimira Imana, ndasingiza Nyagasani ku buryo mutakumva. Ni iminsi itegerezwa cyane ku bantu benshi bari muri single life, ariko ndashimira Nyagasani ko iyi minsi igeze, ngiye kwinjoyinga uwa gatandatu wanjye ejo. Ubwo rero ndashimira Imana, ndashimira abafana banjye. Ikindi nkababazwa nuko navuga ko uwari mama wanjye atagiye kubona ibi birori. Maneke wakinaga ari mama wanjye. Ndaza kumugeraho gatoya, ndagira ngo tutaramugeraho gato, hari amafoto amaze imisi acicikana ku mbuga nkoranyambaga uri kumwe na Tukote wamenyekanye muri Bamenye. Ese nawe mwamuri gukinana? Yego, Tukote hari filime anyway turi gukinana, njye wangu ari filime tugiye guhuriramo, ariko n'ubundi ni filime nsanzwe nkinamo. Ubu ngubu tukaba tugiye gukinana. Ari gukina ari iki kuri wowe? Ari papa wanjye. Yes, Tukote ari gukina ari papa wawe, nkuko nanjye mfite amakuru. Tukote yari buzakine muri filime Ikiriyo cy'urukundo, agakina ari umugabo wa Maneke. Maneke yaratabarutse nta kiro, tumubwiye ngo rest in peace Maneke. Maneke yari mama wawe. Uyu munsi wa none ko ugiye gukora ubukwe, hashize ibyumweru 2 Maneke avuye mu mubiri, kandi wari umwana we mu buryo bwa filime no mu buzima busanzwe. Maneke yari umuntu ukunda abantu, wisanzura ku bantu, uri mu bantu bagaragaye mu marira menshi mu muhango wo kumuherekeza. Maneke nta byinshi namuvugaho, sinzi n'ibyo navuga, ariko she was my real mom. Yarankundaga, yari namuhamagaraga ngoma, ngira ngo hari ikiganiro yigeze gukorera ku Kirenga TV avuga ngo akunda ukuntu muhamagara ngo mom. She was my mom, ariko ko turi mu isi, ubuzima bwo mu isi nta kundi nuko nguko bugenda. Yaragiye, yari yiteguye kubona ubukwe bwanjye, yahoraga nshyigikiye buri kimwe.
nanjye icyo musabira ndamusabira umugisha ku Mana, kandi ntekereza ko yawubonye kuko ntekereza ko ashobora kuba ubu ngubu ari kumwe na Nyagasani. Rero nubwo yagiye nabonye umusimbura Tukote nyine ko ya papa wanjye rero yaramusimbuye kandi yakitinga nkawe kuri njyewe jiste akora ni papa wanjye. Hafa hari abandi bakobwa barimo barifotoza udufoto twa gikobwa kandi barakomeza babe abakobwa. Ejo urabasize ugiye kuba umugore, bahereze impanuro, babwire uti ikintu cyagusunikiye ufata umwanzuro umunsi wa none ngo uvuye ngo mvuye mu rungano. Ni ikihe ubahereza impuguro n'impanuro? Ntago navuga ngo ngiye kubanura cyane kubera ko nta experience mfite cyane mu byo donc nta experience mfite mu byo ngiyemo. Ya noneho nge ikintu nababwira bakizera Nyagasani, bagasenga Imana, bakaba ubundi bagategereza ko nanjye nategereje, ariko mu kwizera no kuba abakobwa banogeye Imana, batiyandaritse, batagiye no mu bindi bituma rubanda babona icyo bavuga. Igifunguzo gisigaye ndi hagati ya Goreta ariwe Ines na Afia Yvonne cyangwa se Nyabitanga. Ndapfuye bose ndakibasigiye. ndareba Goreti nkumva aragikwiriye, nareba Nyabitanga no umara isi nijoro nkumva aragikwiriye, nanuza na Afia of course my elder sister. Na Ketchup turi kumwe Musanze muri filime nawe wakimusigira. Ketchup we namuha 7. Ngo Ketchup namuha ibifunguzo 7 bya nyine. Inesa mabingahe? Nka 3. Aratarantuye. Akantu buze naga lisansi njye ukavuze urumva. She's my sister. Yeah. Travukana imyaka yenda yeze. Yes, tubashimire. Twamenyesha ko ubukwe bwe buzanyura live streaming kuri Iris Rwanda TV ku munsi w'ejo. Tuzabane namwe uko ubukwe buzagenda kuva saa 4 itangiye kugeza isoje. Turiye show ko byagenda kose. Okay, and thank you. Ijambo rimwe ku bantu bose maze gusiba igifunguzo ku bavyeyi bawe. Ketchup bifunguzo 7, Ines bifunguzo 3, Nyabitanga bifunguzo 5. Undi usiga Yvonne, Afia no yaje imbere hagati ya Ines na Ketchup ngo namsigira ifunguzo 6. Murakoze cyane kandi myitegura myiza n'ubukwe bwiza. Sawa.